yago ni uzi ngo nakoze ibi bintu ngamije iki ariko mu by'ukuri sinyeka ko umuntu w'umugabo yajya kurira gutya ari ukwiriza. Uri mu bantu yatse ikiganiro rakimwima kandi Regis baragikoranye. Igihe twe tugiye gukorana tugiye gukora tugiye mu Burundi. Yego. Hari abagiye kwa Irene hari n'abagiye kwa Yago. Umuntu w'umugabo ntago yarira nta kimurijije. Ibyo bintu iyo bikubayeho haba harimo ikibazo. Regis Aisha Regis ngo niwe atandukanyije ngo Beni na Mi. Iyo uvuze ngo umuntu yatandukanyije urugo rwanyu ntago ruba rusanzwe rukomeye ko mu makuru njyewe mfite. Yego. Yes, reka mbaye ikaze bakunzi bacu mbasuhuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi twasuye Nyakso, mwe mu bashoramari bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo ni mu ruhando rwa sinema ndetse na business nyinshi zitandukanye agiye afite. Umuntu rero ushaka kuza muri Nyakso Africa nkurangire neza inzira ikugezayo utayobye. Kuvuga ngo murabona uyu muhanda uri kubona ni umuhanda uturuka i Nyamirambo uri kugana mu Miduri n'Ikorosi ugahituza ukagera mu cyapa. Baguhagarika mu cyapa uhitubona icyapa cya Nyakso Africa iki magazeho. Ngira ngo muri kubibona ni iki ngiki na nimero zacu ziba ziriho. Urabanza ukabona icyapa kikwereka ko ari ugukomeza ruguru ugakomeza gutya. Impamvu ndi kubabereka ari igihe uza ugasanga hano muri parking aparitsemo imodoka, utwapa tugenda tukuyobora ugize ureba utwapa ubundi. Naka ngako no kuvuga ngo uhita ukabona kuvuga ko ari ugukomeza. Uvuga ngo uhituza ku ma escalier wazigera kuri ayo ma escalier noneho ugahita ugera nyirizina muri Soha. Ngira ngo twapa mwabonye ko twabagirije ahantu hanya. Ushaka delivery waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0799 Ikiganiro kitari bakire cyangwa turi kiba gikubiyemo ibintu bitari biki. Yego kabisa. Meze neza Nyakso? Bana meze neza ndimo ndinywera ka gatawo. Meze neza kabisa, kinyobwa gishashya wine kuva muri Portugal. Twazanye muri Nyakso Hub. Ubu gahunda ihari urimo uragura ipura ya 25 kuzamura tukakongeza kanete ya gatawo. Washaka kuyigura ukayigura 5000. Urumva iyo uguze ipura ya 25 tukakongeza kanete ya 5 ni nka iyo pura uyifatiye 20. Yego. Ubundi ubwo busanzwe kagura 5. Kagura 5 yego. Ndaka wine. Wakanyeretse go cyarega turi kono kono handitse imbere. Bayita gatawo. Ni wine iva muri Portugal muri Portugal kabisa. Ni no mwihariko kuri muri Nyakso Hub. Ni wo mwihariko kugeza ubu ngubu tumaze iminsi nk'itatu ine turonshinze iyo campaign. Iracyahari yaba ari delivery waba uri kubifatira hano iyo campaign biriho. Nuzi ukodaringa ikintu kirenze 25 gatawo yawe ijye uyibaza. Yego. Gatawo bagomba kwita bayigwa kabisa. Kararyoshye karasindisha kameze no kuvuga ngo naka wine kari dry ariko kagomba gufatwa gakonje nibwo karyoha cyane. Kagafasha mwigogora wa muntu burya inyama ariko adashaka kubyibuha kano karabigufasha kabisa. Yego kabisa. Urumva ko muri Nyakso Hub ibintu bimeze neza cyane. Nabonye hari ibiryo mwazanye birimo, nabonye nimba ari kwa Babu mu kiganiro na Babu warimo birimo sinzi ukuntu abisobanura. Ni ibiryo mwazanye ariko bitandukanye n'iby'abandi. Yego. So no kuvuga ngo ikomande uri kuvuganye kariya indi biriho ibintu byinshi. Yego. Ira ni komande ni wo mwihariko nawo. Twashatse gufata komande 5 zigira kuri 5 tukazifangira muri komande imwe. Hamwe mushobora kuza muri abantu 8 buri wese naje kuvuga ngo nodarinze mugahita mu byodaringira hamwe. Yego, habari inkoko, habariho beef, habariho pomme sauté. Yego. Habari ibitoki, habariho inkoko itetse mu muceri, habarimo umuceri wonyine. Mbese ni ibintu byose bivangiye hamwe. Yego. Babigura ngangahe? Bigiye bitandukanye, hari ibya 30, hari n'ibya 45. Yego. Bitewe n'ingano yacu. Yego. Nguko bimeze, ubwo nizo service zigezweho muri Nyakso Hub. Ni byiza nagiye mbona ibikorwa bitandukanye, nabonye mwaratangiye karaoke, mwatangiye ibintu byinshi. Urumva ko business irimo iraraninga. Yego kabisa. Yego. Kubijyanye na filime kubijyanye na filime, kubijyanye na cinema, ndagira mumenyesha abantu bamaze igihe batabona Nyakso Comedy, batabona amabanga ko kuwa gatatu nzashutinga. Bivuze ngo nta gihindutse kuwa kane cyangwa kuwa gatanu nahita mbahereza amakomedi. Kaita ubigarukamo neza cyane. Yego kabisa. Yego.
Nyakso twari tumaze igihe kinini tutaganira niyo mpamvu nabanje kugenda nkubaza ibintu byinshi urumva na hano maze igihe nahasura agiye mbona abantu benshi batandukanye nabonye umukobwa bita Queen yaraje akarwanira mu kabari kawe nyimanza no kubona n'abandi batandukanye mbese nyine Nyakso Hub habaye muri Hub nyine habera ibikorwa byinshi turabyishime nyine ariko ibyo kurwana bitarimo ibyo kurwana bitarimo nabonye ari filime ntabwo ari filime ahubwo ni content kandi nkeka ko nubwo abantu babibonye kuriya iriya ni content ni content byari byabaye nta kindi kibazo cyari kibyihishe inyuma hari akantu batumvikanyeho ariko baragakemuye yego okay aka kanya rero tugiye kuganira ariko tukaganira turi mu bihe bitari byiza nabonye ko umwe mu bakinnyi bari bo muri sinema yitabye Imana ku munsi w'ejo sinzi nimba nawe iyo nkuru warabibonye wakinaga urunana ni kinamici yego so no muri filime ariko zigiye zitandukanye yego icyo navuga ni igihombo kuri sinema ni igihombo ku myidagaduro umubyeyi nkuriya wenspiye abantu benshi baba baramufatiye icyitegererezo kiba ari igihombo ntago nabura kubivuga ariko tukavuga tuti dukomeje famiye ye bihangane kandi Imana imuhiruko ridashira rwose ni igihombo bizana dutwara igihe kujya tubona umuntu nkuriya kuko abenshi bari bazi n'ijwi rye batazi isura ye so ni igihombo navuga kuri sinema no n'imyidagaduro muri rusange abari igihombo gikomeye cyane nise mukoresha irihe banga muri Nyakso Hub kugira ngo hasohokere abakobwa beza cyane nuko urumva abakobwa beza bakunda ibiryo byiza bakunda n'abantu beza bakunda n'ibyo kunywa byiza cyangwa baje kukureba oya ntabwo ndingagi hari no kuntu baza bakaba bati ahantu Nyakso ari uko byagenda kose ari abakira nabyo birakunda abacyaza bashaka ko twifotoza gutyo bibaho cyane ni nabyo byiza nyine abafana babonye ukuntu bakubona nzamwe n'umumotari ambwira ngo ngusuhuze motari ngo turamusuje cyane rero none ni kwa Nyakso aravuga ati uziko bya bintu bigira amafaranga yego cyane rwose ese Nyakso buriya ubona bino bintu bya sinema uretse ko wenda nabonye utakibikora cyane ubona bitari byiza kubireka aho kugira ngo biguteranye n'abantu oya wabikora kandi ntibinaguteranye n'abantu rega buriya ikintu kugira ngo kinteranye nawe nuko mba nabyemeye ariko ushobora kunyambura ibihumbi 20 uzi bya ibihumbi 20 kugira biduteranye nuko wabinyambura nkajya kukureka ariko si ubinyambuye sinkurege byaduteranya gute nkahita nkusiba mu nshuti zanjye so kugira ngo abantu babiri ikintu kibateranye nuko bose baba babyemeranyijweho so nago numva sinema yaguteranye n'abantu nabonye Clapton nyuma yo gushinga restaurant yafunguye agacano k'ibiganiro agiye kuba umunyamakuru ubwo nawe mu minsi iri imbere nawe ngiye umunyamakuru narabukoze nabikubwiye ko nabukoze bakananyambura se nigeze kubona ari televiziyo wakoraga ari televiziyo nakoragaho umuvandimwe waho utari seriye abe na gato witwa James ntago yabigenje neza ariko buriya biba bifite uko bizakemuka niko navuga twebwe bwa mbere mbonye uko zitangazamakuru nibwo bwa mbere ibyo biri confidential contract biri hagati y'abantu babiri ariko buriya bifite uko bizagenda kandi kubikurikirana kurya kisanga ari no mu mategeko ntago navuga gutyo kubera ko buri ikintu cya mbere ni inzira y'ubwumvikane niyo ya mbere nje ni nayo prefera kandi sinakifuza ko nzahura n'umwana ejo akavanga wafungishije daddy wafungishije mami gutyo nta mpamvu yabyo wabonye hasoza abanyamakuru ukuntu baba babayeho biragoye njye ntabwo nazibonye kubera ko ntabwo namazemo igihe kinini ariko nsanzwe mbizi ko tubana nabo kenshi yego noneho hari igihe abantu binjira mu bintu ukabona binjira mu bintu bishyashya abantu bagatangira kubarwanya sinzi nimba barabonye nk'ejo buno umuvandimwe bita Yago ubonye ko yakoze ikiganiro arimo ararira cyane ari kuvuga ati abantu barandwanyije cyane abantu bashatse kunyica bitewe nuko nahinduye nabaye successful muri kariyeri nawe muri kariyeri yawe tugira abantu benshi baturwanya yego nta muntu wigeze ushaka wowe kukwica muri kariyeri yawe wapi nta n'uwigeze ashaka cyakoze hari abantu baba baramvuze inkuru zitari nziza kandi zibeshya buriya umbwiye ngo Nyakso twamufatiye ari yaguze indaya bananiranywe kuyishyura nzi ko nabikoze ibyo ngibyo nakwegera kuganisha musa ibi bintu bikureho nubwo byabaye ariko
ntago ari ngombwa kubitangaza ariko niba ugiye hano ukavuga ibintu bitabaye sinirwa narakubwira ngo bikuraho ubwo mpita mbona ahantu mukurashije ubwo abamvuze wenda bariyize abajya bamvuga ibintu bitari byiza ariko kuvanga umuntu ashaka kwinshi cyakungambanira bishaka kuba byarabaye simbimenye ntabwo wabonye ariya marira ngo umugirire impuhwe narayabonye nk'uko abantu bakomeza kugenda babivuga nanjye niko nabibonye ibyo ari byose umuntu w'umugabo ntabwo yarira atababaye umuntu w'umugabo ntabwo yarira nta kimurijije so ni ukumusabira ubufasha akeneye abubone n'Imana imufashe kabisa ubutabera ku gihugu ngo bamwe bashatse babumuhe aho bikenewe ngo DJ Brian yashatse kumwica n'abandi banyamakuru batandukanye avuga ati mana atamusaba umukuru w'igihugu ati mumfashe ngaruke mu gihugu cyanjye so niba koko ibyo bintu ibyo ari byose hari inzego zibishinzwe zirabikora iperereza nibasanga koko ari byo nta mpamvu batamufasha nose ibyo bintu muri iki gihugu bibaho n'umuntu n'ubwo afite uwo mugambi uraripotinga bakaba bamukurikirana hari n'abavuga ko ari ukwiriza basinyeka ko ari ukwiriza ariko nabyo buriya yago niwe uzi ngo nakoze ibi bintu ngamije iki ese nibyo si byo ariko mu by'ukuri sinyeka ko umuntu w'umugabo yajya kurira gutya ari ukwiriza oya yewe byose ibyo avuga hari uburyo bifite aho byavuye so hari inzego zibishinzwe azegere zimufasha uri mu bantu yatse ikiganiro urakimwima kandi Regis baragikoranye ntabwo yanyetse ikiganiro ngo nyimwime ngewe oya ni kuvuga ngo yago ukuntu byagenze igihe twe tugiye gukorana twe tugiye gukora tugiye mu Burundi ari show y'abazubi noneho kubera ko twari dufite umunsi umwe wo gukora ibiganiro icyarimwe hari abagiye kwa Irene hari n'abagiye kwa Yago icyo gihe wagiye kwa Yago yari ba Samu niba ari na Rufendeke na Nyabitanga jewe na Seti tujya kwa Irene urumva twarigabanyije ariko Yago ntago yigeze nyaka ikiganiro ngo nyimwime urumva ko nta n'ikibazo mwigeze nta kibazo dufitanye nje na Yago bishoboka bita kugira ngo umuntu yangwe na showbiz yose abantu bose bakaba bamwanga abantu bose bakwanga bose baguhemukira byabaho se bikunda guterwa n'iki bose ntago byabaho ntago byaba ukaba wakorana n'abantu nyuma bose ukabona ntago mukiri kumwe biterwa n'iki akenshi buriya rero ntago umuntu yakangwa na bose kimwe n'uko umuntu atakundwa na bose ibyo bintu iyo bikubayeho haba harimo ikibazo kumva ngo abantu bose baragukunze haba harimo ikibazo haba harimo ikibazo nkeka ko muri ubu buzima dukwiye kumenya abantu bawe kandi ntiwitegure ko uzabona inshuti nyinshi ushobora kubona nkeya z'umumaro ni nabyo by'ingenzi iyo ubonye inshuti nyinshi buriya ujya utangira ubacishemo umweyo umweyo ndi kuvuga no kubasuzuma nyinshi ugerageza ugenda ubakuramo oya ntago mvuze umweyo ko muteri ubasuzume iyo umaze gusuzuma ni wa mweyo none ucishamo ukagira kubera ko umuntu kuba inshuti n'umuntu ntago kuba nkuguza amafaranga ukayama ukayanguza nkayagwa ntago ibyo bihagije kuba muri turi inshuti hari ibindi birenze ibyo bivuze ngo ungurije amafaranga sinyabona yo kukwishyura aba wanyihangana ukavuga ati ndabibona byaragoranye ni ukuvuga utwo tuntu nyine ugenda udusuzumiraho kuri ubu ngubu inshuti yawe wavugaye hafi n'indi muri sinema nyarwanda ababyeyi banjye muri sinema muri sinema barimo Mitsutsu Regis Sadamu Patino Aisha bagiye barimo benshi barimo kabisa Mitsutsu ejo bundi kuki Mitsutsu utamugira inama ko bakajya kumukubitira mu kabari bigeze hariya koko yakubiswe nande yakubiswe ntabwo wabibonye ni akavideo bari kumusura mu kabari gukubitwa nabyo nabonye umuntu ari kumufata mwiyaka yasinze nyine bamusoye ko yari yasinze cyangwa ni filime simbizi video nanjye nayibonye kuriya ariko ibyo ari byo byose buriya nkeka ko abaye yarakubiswe yaba yarareze cyangwa hari uwo yakubise nawe akamurega video rero bino bintu bya social media abantu nkunda kubibabwira ntukabona ikintu ngo uhite ugishyira
uhita ukishyiramo cyane. Hari igihe utazi byinshi, hari igihe byaba ari ibintu bapanze, yego hari igihe kuko byaba ari ibya nyabyo. Ese niwe wa mbere waba ugize articulation n'umuntu, ntabwo baba ari wa mbere. ese inshuti zawe ujya ugerageza kuzitaho Gute? byibuze ugakurikirana nimba ziri muri kesi runaka ukavuga ukavuga uti ukazihamagara uti mumeze mute ese ikibazo murorohewe nyine ibintu ntabwo mbikora cyane ariko iyo byabaye ngombwa ndabikora. nabonye nk'uwo bitwa Regis muri iyi minsi barimo baramushinja kuba yaratandukanyije urugo rwa Ben n'umukobwa bita Mia. Gute? Bavuga ngo Mia ngo asigaye akundana na Regis, ngo Regis ngo niwe yatandukanyije ngo Ben na Mia. Ariko buriya umuntu iyo uvuze ngo umuntu yatandukanyije urugo rwanyu ntabwo ruba rusanzwe rukomeye, n'ubundi ruba ruri aharindimuka. Nundi wari abantu batari nusi umuntu abatandukanye te ntabwo uzi ko bavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu. Umuntu araje n'ubundi dusanga rukomeye kabisa bibaye koko ari byo. aba ari imikino akenshi aba ari content. Ntabwo ku buryo nk'ubu ngubu ushobora gusanga nka Ben na Mia batarakundanaga ahubwo bari kugira ngo wenda bacuruze cyangwa umwe muri bo yamamare bagire atari urukundo. Simvuze ko ari byo ariko mu makuru njyewe mfite abenshi muri sinema mubona b'amakupure aba ari content, aba ari ukugira ngo bacuruze. Yego nk'uko nawe mu minsi iri imbere dushobora kubona wongeye ukabigarukamo. Ibihe nyine kuba wakongera ukazana umukunzi wawe muri mugakora vlog. Ibyo ngibyo ariko ni ibisanzwe. Vlog za kapo ni ibintu bisanzwe, nkeka ko ntago ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu bisanzwe. Wowe wazana umugore wa nyawe ugarutsemo ukurikije intambara bahura nazo. Uretse ko ntigeze nanabijyamo ariko ubundi uwo nerekanye niwe mukunzi wanjye wa nyawe. Waramwerekanye ko ntabwo mwabikomeye, ntabwo nyine mwahise. Ntabwo twabikomeje kubera ko abarimo n'umwanya muke kandi n'ikindi ugomba no kubirimita. Njyewe bitewe n'icyubahiro muha ntabwo aba ari ngombwa. Twabikora muri free time ariko ntabwo ari ibintu najye kuva ngiye gukora nk'akazi. Ngo ujye gucuruza ubuzima bwawe bwose. Uruhare percentage y'ubuzima bwanjye natanze irahagije, ntabwo najya gutanga indi. Kuko ubuzima bwanjye 80% buri kuri social media. Ya veni rero nayo nyizanye kuri social media byaba bipfuye. Ntabwo waba ukiriho. Ya veni igomba kuguma ibitse. None ubwo nukwanga abantu bakundana bya nyabyo ntabwo ushyigikira ko ubuzima bwabo bwaza kuri social media. Ntabwo ari kuvuga ngo simbishyigikiye, biterwa n'imyumvire y'umuntu. Njye nshyigikiye ko umuntu akora ibintu yifuza. Yego akora ibintu yifuza. So turi kugana ku musozo nyine n'amasaha ari kugenda. Ubwo nawe mwaje kuri bariya babiri, nk'uwitwa Ben yaraje aririza n'undi bita Mia naragenda aririza ku yindi cano. Ben akaza akavuga ngo Mia ngo yamusaga ngo inzoga n'injoro, undi nawe aravuga ngo ntabwo nzongera gukundana n'abastari. Buri wese nyine azana impande zombi. Kubera iki none Ben aza ashyiramo Regis ati uyu niwe wadutandukanyije. Kubera iki wowe uhita ushyigikira ko nyine ngo abo bantu bishobora kuba batari basanzwe n'ubundi bari kumwe cyangwa se batarakundanaga, batari bakwiye n'ubundi kuba bari kumwe nyine ngo ntabwo abantu umuntu wabatanyije. Mu by'ukuri ntabwo ari kuvuga ko ntashyigikiye ko bari kumwe, ahubwo icyo navuze ko ibyo bintu nta nubwo nzi ko byabaye. Sinzi ko niba Regis ko ari wowe batandukanyije, ibyo ntabwo mbizi. Ahubwo njye icyo navuze ngo niba ushobora kuvuga ngo umuntu yaradutandukanyije bivuze ngo ntabwo muzi icyo mushaka. Uwo muntu abatandukanye atese ntabwo ubundi ntabwo byakabayeho. Ben na Mia ndabizi content y'urukundo rwabo ndayizi. Gutandukana ntabwo nari nsanzwe mbizi, kandi niba baratandukanye nta gitangaza bakoze. Ni ibisanzwe. Ese uwitwa Kiramani avuga ko buri gihe biragoye cyane ko yakora ikiganiro ngo agisoza atakuvuza. Niyo atanamukubajeho arayeranze akavuga nyakso. Wowe nende muntu byibuza nawe ujye ushima uvuga ati nanjye sinasohoye ikiganiro navuze uyu muntu. Ngisoje ntamuvuze uwo ari we wese, sikuvuga ko ntamutekereza, ahubwo wenda uwo nakunda kuvuga buriya nubwo ntamuvuga mba mutekereza ni Mary wanjye. Nimero wawe. Mary wanjye kabisa no kugeza n'ubwo baba kinsapotinga abakimfasha. So ntago nubwo nagisoza ntamuvuze ariko ababizi ko muzirikana. Niwe muntu na uvuga ko ari we wagize uruhare runini muri kariyeri yawe.
niwe navuga wagize uruhare Mary wanjye na Petit Frere Nyax yego na Nyax abo bantu ko ari babiri yego tugane ku musozo n'ubundi w'ikiganiro cyacu yego tunibutsa abantu ko gahunda ari yayindi n'undi video biri gucamo video iri gucamo yereka abantu aho dukorera muri Nyaxo Hub na nimero za telefone numva kuri nimero ibiriho sibyo yego kabisa nazibabwira ushaka gukora delivery muri Nyaxo Hub nakubwira ko wahamagara nimero 0993133742 cyangwa twandikira no kuri WhatsApp mbibutse ko ikinyobwa bita Gatao kiri muri Nyaxo Hub wodarinze ipura cyangwa komandi ye 25 kuzamura turakakonyeza agakaneti yaba ari delivery waba uyifatiye ahangaha ikindi ushaka ibikoresho byiza bya electronique nta handi ni muri Dopic Electronics dukorera hano mu mujyi mu nyubako ya TCB yego ubwo nawe nagushimira mbabwira ngo mukore subscribe kuri Slim Jesus TV yego kabisa yego undi mukire ushaka sandali nziza ni muri Reova Sandos dukorera hano kuri 40 Inyamirambo ndumva ari ibyo ngibyo yego kabisa aga project karaje no kuvuga ngo nari mwibakiwe no kuvuga ngo ibikoresho bya ama laptop ushaka kubikoresha wenda laptop yapfuye yahuye n'ikibazo projector yahuye n'ikibazo ni muri Eric Tech Limited hano Kimisagara kabisa munsi y'isoko gutya uhitubona icyapa kinini cya Eric Tech no musaza ubwo yankubise projecteur mu gikombe cy'isi tuzatureba amashusho kuri screen za rutura tureba ama match kizatangiye ku munsi wo kwa kane kuwa kane kabisa tuzaba tureba iyiye Mexique na South Africa yego kuwa kane kabisa saa 3 za nijoro bagomba kuba bari tayari kandi no kuwa gatanu dufite karaoke yego dufite karaoke n'ubundi yego kabisa asante sana